icyo usabwa ni ukwizera Yesu Kristo. Icyo usabwa ni ukumenya udashidikanya neza ko ibyo wizera uzabona. Nawe rero mwene data, ndaguhamagarira kugira ngo umenye ukuri, umenye n'iherezo, umenye n'ibigiye kuza, kugira ngo ubashe gutegeka ubane n'Umwami Yesu. Bakristo bavandimwe rero, ntabwo twari duherukanye, ariko ndahari kandi nagarutse mbazaniye ijambo ry'Imana. Wowe udukurikira, ndagusabye ngo ubane natwe kandi dukorane umwanya kugira ngo twumve ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ariko mbere kugira ngo dutangire, ndagira ngo dutangire dusenga twiragize Imana, kuko Imana niyo ishobora byose. Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje kuko ubana natwe igihe cyose, uturindira mu buntu bwawe kandi tutaraba kurindwa, ariko data kubwo ubikora Mwami, ukirengagiza ibyaha byacu, ukirengagiza ibicumuro byacu, turagushimye data mwiza. Rero uri kubana natwe muri iri jambo, twejeshe amaraso yawe Yesu Kristo, uduhe imbaraga zo kugukunda, duhore tugukorera kugeza iteka ryose. Ngaho uri kubana natwe muri iri jambo, mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Tujye gusoma rero ijambo ry'Imana, turasanga muri Matayo. Muri kano kanya rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kurisobanukirwa, duhereye ku murongo wa 25. Aravuga ngo, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyana amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Bakristo bavandimwe, iri ni ijambo ry'Imana ritugaragariza uko aba bantu bari bategereje umukwe, ariko mu myiteguro yabo hari icyo baburaga. Hari icyo baburaga batamenye kugira ngo babashe kwitegura. Ubundi iyo ugiye gutaha ubukwe, urabanza ugatumirwa, ukabona invitation, warangiza ukitegura gutaha ubwo bukwe. Turitegura bihagije, iyo bibaye na ngombwa ushaka n'umwenda ushobora kuzataha uzambara ugiye gutaha. Aba bakobwa 10, mu bigaragara harimo abari biteguye kandi bamanye n'umutima wabo kuko umukwe naza bari bumusange, ariko harimo n'abandi bari bafite kwirara cyangwa se kumva ko ariko byahoze n'ubundi ubukwe bari butahe. Niyo mpamvu umukwe yaje bikabacanga, ugasanga bibutse ko hari icyo bagombaga kuba bakeneye kugira ngo batahe ubwo bukwe. Aba 5 b'abanyabwenge bari bafite mu mperezo zabo ibyangombwa bishobora gutuma bakwakira umukwe, kuko bo ubwabo bari bizeye kandi bategereje neza ko umukwe naza bari mu mwakira. Natwe iyo twiteguye ubukwe, ibyo twitegura kugira ngo tubashe gutaha, ariko iyo uhuze muri byinshi uvuga ngo nta mwanya nabiboneye, birangira bwa bukwe gutaha cyangwa se bubaye nkaho bugutunga. Aba nabo niko byagenze. Umukwe yaraje
babona kwibwiriza kugira ngo baze gucyana ya matabaza yabo, kandi mu myiteguro yabo batari babitekereje hakiri kare. Bityo rero hano kuri iyi si duharanira kujya mu ijuru, kandi abenshi, wowe usenga, wowe uririmba, wowe ufite impano zitandukanye, turabiririmba ko tuzajya mu ijuru. Ariko se turabyitegura tute? Ni gute dufite umuhati wo kumva ko iryo juru rivugwa turirimba tubyiteguye isaha ku isaha, ko watungurwa ukaba waba uzi ko iryo juru waritaha? Ushishoje neza ukareba uko abakobwa 10 bari biteguye, uruhande rumwe rw'abatari biteguye n'urundi rw'abiteguye, natwe muri iki gihe tugereje umukiza niko bimeze. Muri twe hari abiteguye, ariko ntibibujije ko harimo n'abatiteguye neza, kandi muri bo bumva ko bimenyerewe, bati naza impuhwe azazigira tuzarijyamo, ntiyakunda ko abantu bayo barimbuka. Ariko ndakubwiza ukuri yuko wowe ugifite imyumvire imeze ityo, wowe ugitekereza gutyo, ukumva ko ibivugwa ko ijuru rizajyamo uwejejwe, ukumva ko ugomba kwikorera ibyo wishakiye, nta mpuhwe z'umunyabyaha kujyana mu ijuru, ntazagenda uwejejwe. Bityo rero uwiteguye niwe uzajyana, utiteguye bizamera nk'aba bakobwa 5 b'abapfapfa babuze amatabaza muri bo. Nawe ashobora kuza Yesu Kristo uko umwiteguye, ugasanga ubuze ukuri muri wowe ushobora guhagarara ngo wakire Yesu Kristo. Hari ibyo tugomba gukora, kandi bidatinze Yesu agiye kugaruka, kandi nagaruka ibi byose twibwira ko bidashoboka tuzayibonesha n'amaso yacu. Aba bakobwa 10 umukwe aje ntabwo babiyobewe, kandi bari bahunikiriye. Natwe umunsi Yesu Kristo azaza, aho uzaba uri hose uzamwumva. Waba uri mu butayu, waba uri guhinga, aho uzaba uri hose, nta muntu uri hano ku isi utazumva impanda ya Yesu Kristo ubwo azaba agarutse. Bityo rero tugomba kwitegura, tukamenya ko umunsi yaje hari icyo dusabwa kugira ngo tumwakire. Umurongo wa 9 ngo ariko ngo abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjira nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Ariko muri iki gihe rero hari igihe waba witeguye ko Yesu azaza, ukaba byiteguye, ariko mu mutima wawe udahamanyije n'ukuri wo kwakira Yesu Kristo. Hari icyo ugomba gukora. Isaha ku isaha tugomba kwiyeza, kuko tutazi umunsi n'igihe. Kuko isaha ku isaha twatungurwa Yesu akaza. Ese izi saha aje wabigenza ute? Wamwakira ute? Ese wahagarara udatsinzwe? Wakumva umutima wawe urumva wejejwe ku buryo wakwakira Yesu Kristo? Dusabe imbaraga kugira ngo duhore tumwizera. Dusabe n'imbaraga kugira ngo tubashe guhora tumwakira, kugira ngo twumve mu mitima yacu ko hari icyo duhamanya n'umwuka wera ko twakwakira Yesu Kristo. Kwizera Yesu ni ukumumenya udashidikanya neza ko atazabura kuza. Igihe umwuzure wa Nowa arabaza, arakomera, arashikama, kuko yari azi isezerano yarafitanye n'Imana. Abantu bamufashaga bacika intege, ariko barakomeza. Igihe kiragera, yewe ibihe biba birebire, abantu bamwangira n'icyo ngicyo bwo kubaza, baravuga bati yasaze. Ariko Nowa we kubw'isezerano yarafitanye n'Imana arabaza. Ariko igihe cyarageze, Nowa n'umuryango we binjira mu nguge. Abantu bari baramufashije bagacika intege, abantu bari barabigize nk'ibisanzwe, baje kubona ko
ibyo Nowa yakoraga ari ukuri, ari uko uyu mugi yatinzwe. Nawe rero muri iki gihe kwitegura kwawe we kurambirwa, wumve ngo ibintu birarambiranye. Menya ko Yesu azagaruka, kandi naho bitinze, naho byatinda bite, azaza kandi bizagaragara ku mugaragaro. Utazatungurwa rero, ahubwo ukomeze wiyeze mu mitima wawe, bane n'abantu amahoro, kugira ngo umunsi Yesu yagarutse tuzahagare tudatsinzwe, tutaheranwe n'iby'isi, kandi ibi by'isi bizashirana nayo. Nyine data rero tubana mu ijambo ry'Imana, icyo ngusabye ni ukwitegura, ukiyeza, ugatunganya umutima wawe kugira ngo Yesu nagaruka uzabashe kumwakira. Yesu nagaruka uzabane nawe mu ijuru akaramata. Hari icyo dukwiye gukora, kandi hari icyo tugomba gutegura mu mitima yacu. Ubundi baravuga ngo umunyabyaha ubwe ngo nava mu byaha bye yakoraga, agatunganya umutima we, agakora ibitunganye, uwo nguwo azakiza ubugingo bwe. Bakristo rero, dukorere gutabara ubugingo bwacu, aho guharanira inyungu ziri hano ku isi tugiye kuzashyira bidatinze. Aho rero dukomere, kandi dukomere ku Mwami, kandi twiringira ko Yesu azagaruka tukabana nawe. Dusenge. Ubundi wowe udukurikira, icyo tugusabye ni ukugira ngo ubane natwe, kandi nubona iri jambo hariho rigukuye, cyangwa se hari inyunganizi rikufitiye, hari icyo rikumariye, kandi hasi subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Ukomeze ukomere mu Mwami, aho tubona ko bikomeye twiringira Yesu Kristo niwe udutabara, kandi azadutabara kuko bidatinze tuzatabarwa. Aho byitwa ko turi mu bibazo, aho tubona ko binaniranye, aho tubona ko birambiranye, henge gato tugiye gutabarwa. Dusenge. Uwiteka Mwami Mana yacu, ndagushimira, ndaguhimbaje kubana natwe. Uraturinda mu bihe bikomeye, ubana natwe mu burwayi, uraturinda mu bintu bitandukanye byari bitugoye. Ikintu hawe cyose Mwami mwiza, ubwo witeguye kuzagaruka, turakwiteguye, kandi Mwami tugoza ku munwa tuvuga ibyishimo ryawe. Mwami nariko ari nako duhora dutakamba tugira ngo uzabane natwe ku iherezo ry'ubuzima. Ngaruka rero turinde, tugendeho Mwami, twibutse ibyo kwihana no kumenya ukuri kwawe, kugira ngo mu bihe bizaza nuza tuzabona ubugingo buhoraho budashira. Natwe kandi uturinde, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.